Nongere mbasuhuze abakunzi b'umuziki nyarwanda. Iyi ni Karahanyuze, ni indirimbo z'iwacu mu Rwanda. Kera twe twiga muziki twakoreshaga indirimbo z'inyamahanga. Kaburi gusubiramo indirimbo z'abandi bahanzi bo hanze, ariko ngira ngo iki nicyo gihe kugira ngo dukoreshe indirimbo z'iwacu, kuko zirimo byinshi, zirimo ubuhanga, zirimo imicurangire, zirimo amajwi, zirimo byinshi. Mu buryo bwo kuzisigasira rero no kuzibungabunga kugira ngo zihoreho, twazikoresha mu masomo yacu y'umuziki ya buri munsi. Mukuzi cyangwa umunyeshuri yarambwiye ati rwose indirimbo yitwa Mukeshimana, muranyihanganira, ntabwo nzi nyirizina umuntu wayiririmbye, ariko indirimbo iri muri soul, nayo uburyo icuranze ni uburyo bwiza bwagufasha kuri finger style. Yes, nkuko nari mbivuze rero, Mukeshimana uburyo icuranzemo, uburyo bw'intoki na finger style burimo ubuhanga. Ndagerageza kugenda gake. Uburyo yagiye asimburanya intoki, nayo ni amanota 3, ni sol na do na re cyangwa G, C and D. Ndagenda gake rwose. Gerageza rero ubanze wiga imiziki mbere yo kuririmba. Iyo nkubonye shenge ni wowe untera kanyamuneza, iyo nkubonye shenge, urumva ko ndimutse ngeze kuri do. Iyo nkubonye shenge wowe untera kanyamuneza, ukantera ibyishimo bigasaba umutima wanjye. Ubwo buryo agenda agarata. Iyo nkubonye shenge ni wowe untera kanyamuneza, ukantera ibyishimo do re. Icyo ni igitero. Noneho korasi ava mu gitero. Urabona ko ndimo ndakoresha intoki zanjye ebyiri, ariko nagera kuri do nkongeramo ziriya zo hasi ndetse na re. Iyo nkubonye shenge ni wowe untera kanyamuneza, ukantera ibyishimo byinshi bigasaba. Ndimo ndihuta, reka ngende gake, reka mbigire kwiga, reka mbyoroshye. Nubwo iyo nkubonye shenge ni wowe untera kanyamuneza, ukantera ibyishimo bigasaba umutima wanjye. Mukeshimana n'umwana mwiza nza kuririmba. Mukeshimana n'umwana mwiza nza kuririmba. Mukeshimana n'umwana mwiza. Urabona ko